Yesu ashimwe bene data muraho neza nagiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana nziza y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko duhaye amahirwe kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera utugirire ubuntu Mwuka Wera, duhishurire icyo watugeneye uyu munsi ndetse anatubashishe gusohoza ubushake bwawe buri mu byo wadutumyeho uyu munsi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi kuganiraho muri kino cyumweru ni ukunezeza Imana. Uyu munsi rero turifashisha ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 15 umurongo wa 7. Aranditse ngo ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Imana itugirire neza. Mu ntangiriro za kino gice cya 15 harimo inkuru z'ukuntu Yesu ngo abafarisayo ngo bamusangaze ngo yicaranye n'abakoresha b'ikoro ndetse n'abanyabyaha, birababaza cyane. Ariko arangije ngo arababwira ngo none se umuntu abaye afite intama 100 imwe ikazimira ngo ntiyareka za 99 akajya gushaka indi imwe yazimiye? Arabwira ngo iyo ayibonye ngaraza akatumira inshuti ze akazibwira ngo twishime tunezerwe, intama yanjye yari yarazimiye nayibonye. Kuko niko ngo no mu ijuru bazishima cyane umunyabyaha umwe niyihana. Imana itugirire neza. Ni nahangaha dusomye niho nyine yababwiye gushya kuri uyu murongo wa 7 kugeze hepfo ababwira ngo n'umuntu wataye igiceri kimwe ngo muri byinshi yari afite ngo ntagarekeraho ajya gushakisha cya kindi kimwe cyabuze. Iyo akibonye ngabwira inshuti ze ngo cya giceri cyanjye cy'igiciro nayo nawuze ngo nakibonye. Kuko niko ngo no mu ijuru ngo umunezero uba mwinshi imbere y'abamarayika iyo umuntu umwe yihannye. Imana itugirire neza. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Tekereza nawe ngo umuntu umwe wenyine wihannye atuma ijuru rinezerwa. Noneho ibaze babaye 10, ibaze babaye 20, ibaze noneho babaye 100. Nk'umwaka ukarangira byibuze ufite nk'iminyago y'abantu 100 bihannye kubera ubutumwa bwiza bamamaje. Mwene data, uyu munsi ndagira ngo mukangurire kunezeza Imana binyuze mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Bigira intego yawe wamamaza ubutumwa bwiza kuko bituma Imana inezerwa. Imana itugire neza. Ushobora kwibaza uti ntabwo ndi umwigisha w'umuhanga, yewe nanasabye n'umwanya wo kujya kubwiriza ntibanawumereza. Ati kandi naho bawumereza sinabona ibintu mvuga. Oya, ntabwo twese twahamagare guhagarara ku ruhimbi ngo tubwirize, n'uwo mwanya ntiwaboneka. Ariko dufite uburyo bwinshi cyane dushobora kwamamaza ubutumwa bwiza kandi abantu bakihana. Uzi gufasha telefone yawe iyo ngiyo ufite, cyangwa se iyo mashini yawe computer ufite, ni igikoresho cyiza wakoresha wamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo bisaba ngo ube umuhanga muri theology, ntibisaba ngo ufite impano zidasanzwe. Oya, fata verset biblique, umurongo wo muri Bibiliya uvuga urukundo rw'Imana, uvuga ibyo butumwa bwiza byo kwizera Yesu Kristo kugira ngo abantu batarimbuka. Ijambo ryagufashije wowe uri posting kwemeza. Mwuka Wera niwe wemeza imitima y'abantu. Yesu Kristo yaravuze ngo mwuka w'ukuri naza ngazatsinda abana bemeza iby'ibyaha byabo, kandi ngo niwe uzatuyobora mu by'ukuri byose. Wowe postinga, hanyuma ibimuharire azagenda yemeza abantu iby'ibyaha byabo, ni nawe uzanabatoza abayobora iby'ukuri, agenda ababwira ngo abantu bizeye Yesu Kristo, abantu bihannye babayeho barya. Wowe postinga, ibindi bimurekere. Si ugupostinga gusa, hira aho ngaho mu rugo. Mu rugo ufite buri itorero rinini, abo bantu mubana, abo baturanyi bawe ni itorero rinini cyane. Abo bantu mugendana mugiye ku kazi ni itorero rinini. Abo bantu mwirirwana ni itorero rinini. Ntago ahari wabasha kujya mu byo kubabwiriza ngo ubwirize ibyigisho binini cyane, ariko babwira ngo Imana irabakunda. Babwire ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Unababwira utariko utamwizera ubu yamaze gucirwaho iteka, ngo kandi uko gucirwaho iteka nuko abantu banze umucyo bagakunda umwijima. Ubabwire bati mube mu mwijima w'ibyaha muze. Abarushye n'abaremerewe ubabwire ati nimuze mumusanga arabaruhura, umwikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwebwe. Ibyo bintu bipostinze birahagije ngo ubutumwa bwiza bwamamare bugere hose. Mwuka Wera wazahira kuri bya bindi bike wapostinze, kuri bya bindi bike waganirije abantu muri mu nzira muri kugenda, hanyuma wakora umurimo ahindurire benshi cyane ku gukiranuka. Imana itugirire neza. Kwemeza abantu ntiwabivamo pe, ntiwabishobora. Ibyo kubemeza birekere Mwuka Wera.
abikore, cyakoze wowe nyine postinga bivuge, Mwuka Wera wikorere umurimo we, bicyuzi byamamaze, ibindi birekere Mwuka Wera, bazagenda abaganirize, ahari hazaboneka umwe cyangwa hazaboneka 10 bahindukirira ku gukiranuka, Imana inezerwe. Mwifurije kuba umwe mu bafatanyabikorwa b'umunezero w'ijuru, donc umwe mu bantu batuma ijuru rinezerwa, abantu batuma Imana inezerwa, amamaza ubutumwa bwiza, abantu bihane maze utera Imana umunezero, kuko inezezwa no kubona n'umunyabyaha umwe iyo yihannye ngira nezerwa cyane. Ese kuko ntiwabikora ibyo bintu ugatera Imana umunezero? Ufite ahantu henshi wakamamaza ubutumwa bwiza, ufite uburyo bwinshi cyane wabikoramo. Koresha WhatsApp yawe, ushyire kuri stati, kuri profile yawe, wandikeho ijambo ry'Imana, nushaka ushyiraho agafoto keza, ibyo postinga amafoto y'amakuru yo muri quartier, y'amakomedi, y'imipira n'imikino y'uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ayo makuru yego n'uburenganzira bwawe kubipostinga, ariko jya unanyuza mu posting ijambo ry'Imana. Zira group baho kubona abandi nabo babasharinga amakuru y'ibyahangaha mu isi, y'amakuru yo muri quartier na ya hehe na hehe, wewe wajya ubashyiraho amakuru y'ubwami bw'Imana ukabwira ko Imana ibakunda. Nabo bashyiraho, nawe uzajya ushyiraho iby'urukundo rw'Imana. Para abantu muturanye kubirirwa bavuga bati mwabonye ibyo baramutse bandika mu binyamakuru, najye babwira ati natwe mu gitabo cyacu cya Bibiliya hari amakuru nabyutse nsomamo, ubabwira ubutumwa bwiza. Imana yacu tugirire neza, tera Imana umunezero, ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abantu bazahinduka. Urakoze cyane, ugenda postinge kuri social media platforms zose ufite, WhatsApp, Instagram, TikTok, aho bashoboka hose utangaza ubutumwa bwiza. Abakugana bose nibakubwira amakuru asanzwe, niba kabucike nawe utabashyiriyemo yuko mu ijuru baramutse babakunda, kandi ko bakibakunda, ko bazahora babakunda, babwira iby'urukundo rw'Imana. Urakoze, Yesu aduhana.